iterambere ryo mu isi ryubakira ku mibare. Imibare nigize isi. Amafaranga abarirwa mu mibare, bivuze ngo amamiliyoni n'amamiliyaridi byose bibarirwa mu mibare gusa. Umubare ukomeye ku isi wa mbere kurusha iyindi ni rimwe. Uwa mbere mu Rwanda, ikigo cya mbere cyasobanukiwe uburyo bwo kwigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga ni Ruhango TVET School. Abangaba bigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga mu gihe gitoya kandi ku buryo bwiza bw'ubunyamwuga. Ntabwo ari ubunyamwuga gusa, ahubwo bazi neza ko umuntu utwara ibinyabiziga ajya ahura n'ikibazo cyo kuba yahura nuko yakora impanuka cyangwa ikinyabiziga kikagira ikibazo, bakabikemura mu gihe gitoya. Ibi ngibi niyo mpamvu bazanye ishami ryo kwigisha gukanika ibinyabiziga n'ibindi bintu byose bya electronique, kugira ngo habeho ubudasa n'ubudahangarwa, kugira ngo umushoferi cyangwa umugenzi uri mu rugendo aze gusobanukirwa neza uburyo yakikanikira imodoka ye. Ibi byose nta handi wabisanga hatari muri Ruhango TVET School. Ushingiye kuri bimvuze byo gukanika ibinyabiziga no kubitwara by'umwuga, wese utangira kwibaza uko wababona. Wabariza kuri nimero zikurikira: 0788 79 29 39. Harya wambwiye ukunda ndi Ivan cyane, nta n'uwamusimbura. Bino hano mwereka giteo. Nukuri rwose nditeguye, ntabwo gishoboka cyose. Bemandwa za mama, bemandwa za data, mwegera hino mumfashe. Areka wishyize imbere ngo uzamakwe zanjye ngo uzarongora umukobwa wanjye. Ndakubwiza ukuri, ni ijuru ryamanuka rikagwa hasi. Hari kandagira hose ntushobora kurongora umukobwa wanjye. Ariko sisha, kombona uzazira n'ubusa waritse umukobwa wawe. Aha, yatera bwo ndarimenyerera ryuriya musaza. Uriya niko ateye rwose, ntago yangana. Akabombo zigurira akabombo. Akabombo nka papa n'ubwaya urakabombo. Simbasi. Nashimira na papa, ubuze papa akoze. Cyacaka nawe. Yuza kumbyara umwana w'umuhungu mu bibazo ndaze rya soresore. Allo? Where happened? Biteze? Manu riyeze? Manu reka ngiye mubwiye tebuka ndagira ngo dupange. Ndashaka kugira ngo uriya mukobwa nubwo mbona yikatisha hirya no hino adashaka kumva ibyo mubwira. Ndamushaka kandi nabikubwiye man. Nukuri be. Ibaze ngiye ukuntu bantumye kujya guhaha nkangaca hano. Wowe ni Miss Tatirashira utaza kundeba ntunambiwe. Gusa ubamba ari byiza. Sheri ntago ari ginange. Nibira ko mfite byo kuri hoteli. Ni kuri hoteli ndi kuhakorera amataburo, bamaye ikiraka cy'amataburo 30. Ntago wamenye. Nitwa James. Nkora muri Gashumba Foundation. Nitwa turimo gufasha abana n'imfubyi bari hano haruguru. Maze iminsi ncanga matembera nenda kubona. Ndagukunze. Rero maze iminsi ncanga ndavuga ni reka ariko umunsi umwe wenda wazaza tukaganiraho nyine. Naho buri ntabwo nanje kugura tu. Ayaga nkubona nyine nciyanga ndavuga ni nazaza. Ako niba bishoboka n'uno munsi twajyana tugasangira ibyakumanywa. Sheri reka nkubwire. Reka tubanze turwane neza nzitizi turi imbere, tabizi tuzabana. Kandi sinzigera n'inshizi zawe nakuhaye. James. Kusi we byagenze bite ko mbona watinze? Ngiye twasizerana wakabaye wageze.
shabyihore ntabwo ibintu byawe biriya bintu biragoye man reba nk'ubwo usanze nari ngiye kugenda ariko si wowe wari biriya bintu biragoye man nanjye natumye umujama wanjye nshaka umwe ko mutavuganye se byakunze byaciyemo urumva ariko uriya musaza araguye rero ntabwo uzi ukuntu afunze mu mutwe kandi se ngarashaka iki nta kintu umva twaguze amabyeri buri kimwe cyose umuhungu wanjye ndamutuma bagenda bicara mu kabari abizi uriya musaza ku mabyeri ayemera kubi ariko humura ibintu bisa nkaho byaciyemo ikintu ari kubura ni kimwe ni ukukubona nicyo yifuza shaka kumbona ngewe kuko urumva ntabwo yashingira umuntu atarabona ariko bya mugani gusa urumva bishoboka ko yashingira umuntu atazi n'ubundi ibyo nanjye ndabyumva ariko njye ndahaze gupanga njye nzajyayo nta kintu bitwaye wana James ugomba kujyayo umugore uramubonye ngomba kumubona rega njye nari mbizi ko n'ubundi byashoboka si kubiza amafaranga ari ikintu amafaranga akora James ibyo ndabizi ariko buriya banze ncara mu garaje reba imodoka yanjye nimba yaba ikibazo yari ifite cyarangiye buriya tuzajyayo ndibuze gupanga tuzajyayo ugomba kujyayo James noneho nanjye bwite ntabwo n'ubundi nta kundi ahubwo sikomeza umbwira ko nabonye uriya musaza ashobora kuba akaze James ntabwo bizakurushya wowe ugomba kwigirayo nabonye uriya musaza atasakugora rwose biriya bintu bizashoboka koko wereka tuzajyeyo kandi ndabizi neza ko tuzamubona gusa nyine wenda nuko amafaranga buriya nta kintu adakora urumva ariko shasi kwizeze pe ikibazo kisi ntacyo ubu nigize nkubwira yuko wa musore yazanye taburo ku kazi wapi ntabyo wabimbwiye yarayizanye reka da ariko numvise bikaze utese kandi yambwiye amagambo numva sinzi ukuntu bimeze kabisa ikibazo kisi James amagambo ki yaba yarakubwiye ndabibona ko wazunzwe n'urukundo rw'umwana w'umukobwa ndabeshya oya tugufashe gute ari nkeneye ko rwose uyu mwana w'umukobwa rwose namwegukana akaba wanjye ndamukunda cyane kamanzi mbaze za nyabingi nyabingi uramubona rwose kuva hageze ahangaha witeguye gutanga ibyo abakurambere bagusaba byose cyane rwose nakora igishoboka cyose ariko uriya mukobwa ngiye nkamubona mbe mandwa za mama mbe mandwa za data mwegere hino mumfashe umva rero ugiye kuzatanga igitambo cy'abari batatu kandi bose ukabaha abakurambere urabyemera cyangwa ntubyemera yego mubyeyi umva umenye ko icyo ari igihango ugiranye n'abakurambere nugica kizakugarukira wabyumvishe yego mubyeyi irigi urumva uzaryitwaza ugiye kwa sobuka kura mugeni wawe wabyumvishe murakoze mubyeyi basha iyo bamugiye guhura hanze urifata urijyane uzarijyane mu cyumba cyawe kandi ujye urisaba icyo ushaka wabanje gutanga ibitambo wabyumvishe murakoze cyane mubyeyi ngaho ugenda kandi uzubahirize buri kimwe wabyumvishe yego rwose nzabikora nk'uko mubisabye mubyeyi umva uriya musore uri kugukorera uzamureke arangize ibyo ari kugukorera nagaruka uzamwohereze mu kuzimu urabyumva ndakumva mubyeyi uzamwohereze kure ku buryo atazongera kukubangamira kandi uzamuduherezemo igitambo uri kubyumva ndabyumva mubyeyi urabyumvise urumva uzamuduhemo igitambo nyuma yaho aba aribwo uzajya kuzana umugeni wawe wabyumvishe murakoze mubyeyi ngaho mvira aha ngaha murakoze aro bosi none se sha bimeze bite ni meza none se muri akazi ufite ngo guha kandi oya nta kazi rwose mfite pe
none se buriya nko kuwa gatanu umwanya ukazaza? Ya kuwa gatanu naboneka rwose nta kibazo ndahari boss. Okay, noneho zaze tubinuze nzakubwira. Okay, murakoze no kuri Imana ibaho umugisha pe. twari turi aho hashize iminsi buriya rero ntabwo nari nakumenye kandi urumva ntabwo naho umuntu umwana wanjye hasi byaba ari amakosa manini cyane. Ni ikibazo cyabayeho naje kugira akabazo ku kazi tuba dufite akazi kenshi cyane nta bundi birumvikana ntabwo nari gutuma y'intumwa nari kwizira ubwanjye ni ukubera ikibazo cy'akazi. ahubwo buriya nanagukunze cyane rwose ntabwo naca iruhande burya uko nteye ibyo mbonye ikintu cyiza ndakivuga. Murakoze cyane kandi sinagucisha iruhande muza umukobwa wanjye rwose ndamuguha. mukoze cyane ndashimye nta kibazo pe. bamweretse umwana akihitiramo uwo ashatse kubona nawe yihitiramo se yihitiramo ko ari cyo mutegeka ni wamubyaye ni ku bintu byose ni agomba kumva ibyo mutegeka. nyamara yamugomba no kumwumva. oya ibyo ngiye ntabwo bishyigikiye ahubwo genda umuzane. ntabwo biba byoroshye riga rero nibyo twavugaga hari ukuntu usanga umukobwa wenda afite uwo bakundana kenshi nabo ndabizi ibyo rwose ntashobora kwanga. ngaho suhuza umushyitsi icara hano se igenda. umusore yitwa James nawe yitwa Yvonne. ndabona munaberanye. murakoze cyane. reka nitegure ndabona amasaha agiye ngeze hariya mu mujyi. nta kibazo musigare muganiraho. mbona amakuru se ni meza ndetse neza. yego umva rero naza kubwira papa ari hano ngewe ntabwo twakundana afite fiance urabyumva. fiance yego cyane ndetse twasezeranye kubana. Ayivani yego uramuzi. gutangaza ndamuzi cyane rwose. narangije noneho ushobora kugenda. nta kibazo rwose kandi twashimye natwe cyane. gutaha tuzagaruka. ni byiza cyane nanjye birashimishije. herekeza undi mwana se reka ndebe. mama Ivone reka ngiye mubwize ukuri rero papa wawe namukunze cyane pe. utamukunda se ni muri guhuza ibitekerezo byanyu gusa ndakubwiye ngo ntuzongere kugaruka hano urabyumva. njyewe Yvonne ntabwo twakundana njye mfite umufiance. alo bimeze bite se? sawa ntacyo sawa akazi keza rero ubwo ngubwo itunyereza iyo video. harya wambwiye gukunda ndi Ivan cyane nta n'uwamusimbura. bino hano nkwereka video. mba ngiye nkubwire sinshaka yuko ukomeze gusakuza aha ngaha wirizwarizwa hato hataza kubona hatagira umuntu utambuka aha ngaha akabona yuko hari ikibazo cyanjye hagati yanjye nawe. niba ushaka yuko Ivan aguma ari muzima ibintu bigomba kuguma hagati yacu turi babiri. uranyumva neza? ndabyumva cyane kandi ugomba gukora ibyo nshaka byose nzabikora uko mubishaka ariko yiva mu murekure. ndabingiye bambwiye ngo niwe urukundo rwawe rwonyine ufite gusa ntabwo ibyo bintu wabimbwira ngo mbyemere.
ibyo mushaka byose ndabikora ariko hari ikintu ushaka kugutegeka cy'itegeko njye nashaka yuko kingiranwa nawe tugakora ubukwe urumva ababyeyi hagati yanjye nabo nawe ubwawe babizi nibwo Ivan azajya gute tuzabasha kuba twamurekuye nta kibazo cyo nshaka na Ivan kumubona mwamurekuye icyo njye nta kintu bintwaye ariko njyewe nkubwire turabizi neza ko ababyeyi bacu bagiye kuzanga ihanaguye amarira rwose none hataza kujyana n'umuntu kubona usa nk'umuntu warize kandi wibuke ibintu twasezeranye wibuke neza yuko kwitwara uko uzitwara niko Ivan azajya gute abo kandi uwica imigambi yanjye yose ibyo napanze byose niko kumwohereza ikuzimu kandi ndabyize ko muzabana neza kandi mukabana mu kinyabupfura no mugurira ababyeyi banyu babahaye sibyo iho ni ibyishimo buriya wagira ngo ni ikindi ndakeka nta kibazo afite ibyishimo umwana wanjye ndamuzi rimwe na rimwe rero nyine ngiye kugenda ubwo tuzategura mama twashimye cyane yuko mwatwakiriye ubwo tuzagaruka undi munsi sheri bansezera nyine tuzasubira sibyo ariko bibuka za gahunda